Wahikaze nitwa Seborexon, you have to know me and to love me. Uyu munsi tugiye kugaruka kuri His Excellence Paul Kagame, ngira ngo hanabaye indahiro z'abagize guverinoma, hari bashyashya binje muri guverinoma y'u Rwanda. Haramwe mu magambo President Paul Kagame yagarutseho ndetse n'impanuro yagiriye bamwe mu bayobozi bari bafashe inshingano zabo nshyashya. Ariko His Excellence Paul Kagame ni umwe mu baperezida muri Afrika ndetse no ku isi Imbwirwa Ruhame abantu bajya bazikunda cyane. Uzabibona ku ma platform menshi atandukanye hirya no hino ku isi, usibye n'abanyarwanda n'abanyamahanga bakunze gupostinga Imbwirwa Ruhame za President Paul Kagame, haba ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Uyu bikaba bigaragara ko President Paul Kagame akunzwe cyane muri Afrika. Ariko tutagiye kurendagira ngo uyu munsi tuze kugaruka ku Mbwirwa Ruhame President Paul Kagame yavuze zigakebura bamwe, zigatuma kandi abandi bamutinya bikomeye, bakavuga bati President Paul Kagame ni umuperezida utajya uvugirwamo, ni umuperezida ufata ibyemezo bikakaye, kandi ni umuperezida mu Mbwirwa Ruhame ze utajya uca ku ruhande, ugira ukuri kwinshi, utajya utinya kuvugisha ukuri. Imbwirwa Ruhame ze eshanu President Paul Kagame yigeze kuvuga, abantu bakikanga, abandi bagatitira, abandi bagatinya cyane, abandi bati President Paul Kagame ntago ajya arya indimi yageze mu kuvugisha ukuri. Byose tujye kurebera hamwe. Nitwa Seborexon, you have to know me and to love me. Menyekana TV. Imbwirwa Ruhame ya gatanu, turahera kuri gatanu tumanuka. Mumbwire ikibazo ni iki? Nta nubwo mwumva, none birabye murabyumva iyo murandeba, murambona, muranyumva, bameyazi bari hehe? Ni iki ikibazo? Ni iki ikibazo umuntu yahora asubiramo buri munsi? Ni iki? Abana bakirwa ku mihanda ntibajye mu mashuri, twarashyizeho uburyo buri wana wese agomba kujya mu ishuri. Ikibazo ni iki? Nuko mukorana nabo mudashaka, mutishyiriyeho. Ntagira unsubiza, ndabaraza hano ni mutansubiza, turashaka igisubizo kugeza aho tukibonera. Ubwo President Paul Kagame yarari mu mwiherero n'abayobozi muri 2018, hano President Paul Kagame atangira speech cyangwa se ari kuvuga ijambo rye, yabwiye abayobozi ati ni ikihe kibazo gituma abana birirwa ku mihanda barabaye za mayibobo, abandi bararwaye za bwake? Ni iki gituma ibi ngibi biba? Abayobozi barya indimi, babura gusubiza, babura icyo basubiza, bamwe bararuca bararumira. His Excellence Paul Kagame arababwira ati ntago muva hano mutansubije, nibiba ngombwa murarara hano. Byagezeho President Paul Kagame ava kuri stage, afata mikro yo mu ntoki, aramanuka hasi, arababwira ati mushobora kuba mwe mutari kunyumva, ngewe reka mbasangaho muri, ahubwo mbibarize ngo niki gituma ibi bibazo byose mwebwe mwigumira mu biro nimujye kuri tere ngo murebe abaturage ibibazo bafite? Abayobozi bagira ubwoba, bamusubiza barya indimi, batanga ibisubizo, akabanyuramo akababwira ati icyo gisubizo umpaye ko kurumva ari cyo, kubera iki mutabikora ahubwo mukaza kwiregura? Iki gihe abayobozi bagaragara nk'abafite ubwoba bwinshi ku maso yabo, bamwe batinye kuvuga. Iyi ni Imbwirwa Ruhame President Paul Kagame yavuze itazigera yibagirana. Imbwirwa Ruhame ya kane ni Imbwirwa Ruhame President Paul Kagame aherutse kuvuga ubwo yarari muri gahunda yo kwegera abaturage. Imbwirwa Ruhame yatumye abantu benshi batangara ubwo President Paul Kagame yihanangirizaga igihugu kigeze gukoroniza u Rwanda, igihugu cy'Ububirigi. Ububirigi bwishe u Rwanda bukica abanyarwanda amateka aya yose arenze 30 gusa, imyaka 30 gusa. Rukajya rutugarukaho, rukongera abasigaye rukongera rukabica. Twarabihanangirije kuva kera, turaza kubihanangiriza n'ubu ngubu. His Excellence Paul Kagame aravuga ati twarabihanangirije kuva kera,
ndongera ibi mbisubiremo, atagahugu kangana n'ubundi natwe, igihugu gito nkatwe ntago mukidutera ubwoba. Iyi mbwirwaruhame ni imbwirwaruhame abantu benshi bavuze bati Perezida Paul Kagame atanze ukuri, ikigaragara cyo kandi bimwe mu bihugu bya Afurika ntibigitinya abakoroni. Perezida Paul Kagame ikindi gihe ari mu nama, ikindi gihe ari mu kiganiro n'abanyamakuru, umunyamakuru yamubajije ati turi kumva ko mu gihugu cy'u Burundi hari ibikorwa biri gutegurwa ko batera u Rwanda ariko bibereye mu Burundi. Twashaka kumenya nkamwe mwayoboye urugamba rwabohoye u Rwanda mugahagarika na jenoside ku muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi ndetse na Loni, byagaragaje ko ibikorwa biri kubera i Burundi bikomeje byara jenoside. Nyakubahwa Perezida, mwiteguye kuba mwakora iki nk'u Rwanda kugira ngo haranaho hataba jenoside ibyagwirira u Rwanda mu Burundi? Murakoze cyane. Nakubwiye ko bindeba cyane ari iby'iwacu ibyo mu baturanyi. Njya numva gusa mu baturanyi hari abaribwa ngo bashaka gufasha interahamwe cyangwa iki gutera u Rwanda. Nibyo navuze hariya, uwampa ngo babigire vuba nkwereke ko rwose ndaribwa barantegereje ngo ariko bamwe bashaka no kubikora ubundi barabizi, bazi ko bitazabahira, bazi ko ngira ngo ni nacyo kibatinza, ariko wangirira ngo babigerageze. Perezida Paul Kagame aramusubiza ati ngibindeba n'ibyo Rwanda ariko mba ndi kuribwa bambabariye bagira vuba bakabishyira mu bikorwa ubundi bakayeba ukuntu intama zambarwa. Ni kenshi Perezida Paul Kagame yagiye agaragara avuga ati ngewe ntago ninya gupfa, uzatwishoraho azasubira yari umurambo cyangwa se kimwe yangirike bikomeye. Iyi ni imbwirwaruhame yatanze ubutumwa bukomeye cyane mu karere muri East Africa, ku buryo Perezida Paul Kagame ababitekerezaga koko baje guhuriramo n'ibibazo bikomeye, ubwo bamwe harimo na basankara bateraga banyuze mu ishyamba rya Nyungwe, ariko muzi byababayeho koko ko Sankara yaje gufatwa akaza no mu Rwanda agafungwa, ubu ngo akaba yaragiriwe imbabazi yararekuwe. Ikindi gihe Perezida Paul Kagame ubwo yaganiraga n'umunyamakuru wa France 24 amubaza ati ese kujya ugaragara usa nkaho unenga bavuga ko demokrasi ngo iri mu bihugu bya western countries nka za Belgique, harimo leta zunze ubumwe za Amerika, harimo ibihugu bigiye bitandukanye nk'Ubutaliyani, Australia, Ubufaransa, za Portugal, ibihugu bigiye bikomeye byose biri muri western. Perezida Paul Kagame amumusubiza amubwira ati democracy always saying this comes from the West or Western media or Western organization. Don't they have a point at all? Wouldn't I have a point if I criticize the Western democracy? Sure. Yeah. So what is the problem? If democracy is not going to be perfect anywhere at all, as we have seen, as we always see, we see that, What I don't like is just the hypocrisy. Ati kubera iki bazana demokrasi zabo bakazizana bazise kari demokrasi kandi bisa nk'umwanda. Ati ibyo ngibyo bivuze iki? Ati ikintu nakunda n'uburyarya n'izo niyarya. Ati kuzo twigisha demokrasi kandi wanyu nayihari. Ati sinkunda uburyarya bw'ibyo bihugu. Ati nibikanzaneho uburyarya. Umunyamakuru abaza Perezida Paul Kagame ati ibyo kwiyamamaza, ati ese uteganya ko uzongera kwiyamamaza? Ubwo yamubwiraga muri hafi 2000 amubaza nimba ziyamaza 2020 nakane. Perezida Paul Kagame aramubwira ati cyane nshatse rwose nakomeza mpaka no mu myaka 20. Ati cyambere nuko abaturage baba bamisemo. Ati ngewe icyo ndeba na mahitamo y'abaturage, sinjya ndeba ngo ngigihe ngo kingana gutye ngo cyangwa se kingana gutye. Igihe cyose umuturage yamisemo niteguye kuzakora inshingano zanjye. Ati ahubwo gute mwebwe mugira ibi mushidikanya cyangwa se mufite ibibazo ku byacu ibitureba no guhitamo kwa abaturage bacu kubera iki? Imbwirwaruhame
dusanga ku mwanya wacu wa mbere ni Imbwirwa Ruhame, ibitangazamakuru bikomeye hafi ya byose ku isi byagarutseho ubwo hari mu kwibuka kw'inshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ubwo Perezida Paul Kagame yavuze ati ibi bihugu by'amahanga, nanone agaruka kuri ibi bihugu bya Western, ibi bihugu by'imbaraga izo za Amerika, avuga ati ibi bihugu byirirwa bidukanga ngo bidufatira ibihano, ngo biradufatira ibihano, ibyo bihugu bijye mu kuzimu. If anyone comes around and thinks they can, they come and say, hey, we're going to sanction you. To what? Go to hell. Just go to hell. You have your own issues to deal with. Go and deal with your own issues. Leave me to mine. This is the spirit I think Rwandans must have in their daily lives. Yarababwiye ati go to hell, mujye mu kuzimu, ntago mukidukanga, mwebwe muri bande badukanga. Perezida Paul Kagame iri jambo abantu bagize ubwoba baravuga bati Perezida Paul Kagame ntatinya, asigaye none hababwiza ukuri ati uyu mu president ntabaho uburyo atanga mu kuri. Ibi ngibi byatumye bimwe mu bihugu by'amahanga byicara bishaka kuzamura umutwe, ariko Perezida Paul Kagame ntago yigeze agaragaza kwicuza ku ijambo yavuze avuga ngo mujye mu kuzimu. Nta gihugu yego yigeze mentioninga, ariko abahanga bakavuga bati n'ubundi baba biyumva, n'ubundi abo ngabo batanga imfashanyo nibi bihugu bya Western, ati abo ngabo bose Perezida Paul Kagame yarabwiye ati mujye mu kuzimu. Nitwa Sobanukirwa, you have to know me and to love me. Kora subscribe nimba utari wayikora. Menyekana TV.